ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike mu bugingo, mbese mbifuriza kugubwa neza aho mureye hose, abari mu Rwanda, ari mu majyepfo, mu majyaruguru, y'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese bizere ko meze neza. Hanyuma rero uyu munsi mu buzima bwa buri munsi abantu tugerageza gukora ibintu bitandukanye, ariko akenshi bidusaba design. Urajya gukora ahantu uvuga bati dukorera agafuraya kagaragaza wenda kampani yacu, dukorera agafuraya niba ari ubukwe, dukorera aka invitation, niba ari YouTube dukorera thumbnail igaragaza ibi n'ibi, nyine urumva hazamo ibintu by'ama design, ku designing iyo foto. Niba ari nko kuri radio bakaba wenda bafite like ndabyita bafite nk'ikiganiro uvuga ati dukorera agafuraya kagaragaza wenda batumirwa dufite, mukenera design zitandukanye. Hari abakoresha Photoshop no kudesign wenda nka flyer, hari abakoresha Adobe Premiere Pro wenda kweditinga ama videos, hari abakoresha CapCut, nyine mukoresha nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe nihe online cyangwa se ni website ushobora kwifashisha mu kweditinga cyangwa se mu gukora ibyo bintu byose bigendanye no gukora uburyo bwa design video cyangwa se design video photos. Hanyuma rero nibwo buryo tugiye kwigana duhereye kuri zero. Icyambere uraza gukora wenda reka nkoroze imashini yanjye kugira ngo tujyane neza cyane. Icyambere uraza gukora, uraza kuri screen yawe bisanzwe, hanyuma urebe ufite iyi application ya Google Chrome. Abantu mwese bafite imashini zanyu, ubwo wenda abakoresha za telefone namwe mwajya muri Chrome, mwajya muri Google ukandikamo Google Chrome. Hanyuma nurangiza rero uraza kuyifungura bisanzwe. Numara kwifungura ku bantu bafitemo email zitandukanye, baraza kwereka abayuza b'iyo Chrome. Rero nkanga bafitemo uyu witwa Abijuru Sylvie, hakazamo Nkurikiyimana Jean Claude, hakazamo Radio Source, hakazamo Shami Jacques. Abo ngabo rero reka mfungure iyi ngiyi kubera ko niyo nzi ko ntafunguriyeho Canva account. Rero uraza muri search engine hejuru, hanyuma wandikemo ijambo Canva. Nibyo tugiye gukora tugenda nyine kugira ngo nawe wakidesigningira akantu nta mpamvu yo kujya ubyishyurira. Uraza wandikemo Canva, bisha ko ubwo ni ntabwo ari AM nkuko nyine wumva bavuga Canva. Rero niza uraza kubona aka karogo k'icyatsi kibisi ngaka, niko karaza kukwereka kano k'ubururu, niko karaza kukwereka ikintu kimenyetso cya Canva. Aka rero iyo uhageze uhita ufungura hano hambere, wirinda ibintu bya login to your Canva account, visual suite for everyone, nyine ibora bireka bino nyine byinshi baguhereza iyo wanditse mu Canva wananya no kwindi page. Ariko ibintu byirengagiza tuze hano kuri hano hambere handitse ngo visual suite for everyone. Uraza wafungure, nizere ko ngaho mufite internet ihagije, nyine aterwa kundi kujya ukaruginga ugasanga bigiye kuzenguka umwanya munini. Hanyuma rero nugera ahangaha baraguhereza window y'imashini yawe cyangwa se site ariko igaragaza ko nta kintu na kimwe kiroginzemo. Urabwirwa n'iki? Uraza hano iburyo ni iburyo bwawe ibumoso bw'imashini yawe. Ukimara kuroginga nta kintu urakora, bahita bakohereza kariya notification sinzi nawe ukabonye, bakubaza ngo niba ushaka gukomeza with that email. Niyo email nyine wa iyo Chrome irimo. Murabizi Chrome ibifite email loginzemo. Noneho rero aho ngaho reka tugaruke nyuma twe komeza hariya, ahubwo tuze hano tuvuge ngo sinzi nabaraza kubigarura. Hari sign up and sign in. Ubundi iyo ukanze kuri sign in bahita bakwereka gukomeza with email. Hano nuko ndebise komeza kuri email nyine kwisanzwe irimo, ariko reka ndeta mbigarura inyuma. Noneho kugira ngo n'umuntu utangiye bwa mbere nawe tuze kujyanirana. Ntabwo mashaka ko muraza gusigara inyuma. Reka bino mikoremo gutya, ubwo tureta tuza hano kuri profile. Tuzane kuri profile kugira ngo nyine nkore logout. Ubwo ndaza hano kuri noza, undi kuri ukore sign out. Tujyane neza cyane 5 kuri 5. Ubwo mbanje kuri sign out kugira ngo nyine hataza kugira umuntu wasigaye. Yes, nituza gusubira handi rero kangaruka inyuma kugira ngo tujyane neza n'abaje gukora sign out. Bazanye ino screen bakwereka hano iburyo n'ibumoso, bahita bakubaza niba ushaka gukomeza n'iriya email irimo. Ahangaha iyo kanze continue with azi nyine gutyo baba bafashe ya email, ariko kano tugakuremo hano dukore login. Iyo kanze login rero bahita baguhereza kano gatebo karimo ya email, ariko iyo email nanone
bahita bagusaba gukontinue. Ukuvuga ngo bo bahita bifatira email na profile yayo bakubwira byo nyine gukontinue gusa. Ubwo icyo urakora rero urakanda kuri continue. Gukanda kuri continue ku bantu bayifite bwa mbere cyangwa se ubikoze bwa mbere barata kwereka ibintu byinshi, wenda kubaza ngo isi account ugiye kugikoresha ibiki, isi account ugiye kugikoresha personal life, isi ugiye kugikoresha wigisha. Uraza rero hano uhitamo ya email. Bidavuze ko ufite yindi email ushaka gukoresha itari ngiyi utayishyira ngo tuza hano kuri use another account. Ubwo bari gukoresha Igifaransa usanga hari ngo utiliser un tel compte, ni mu Gifaransa n'abanye ko babwira. Uraza rukande hano kuri email baguhereza, kubera ko dushaka gufunguraho iyi Canva account yacu izajya idufasha kudesigninga ikintu runaka dushaka. Yes, hano rero bakubwira bati by continuing Google will share your name, email address and profile picture with Canva. No kuvuga ngo nukanda gukontinue cyangwa se gukomeza continue nyine nuyikanda uraba wemeye ko izina ryawe, email ndetse n'ifoto ukoresha kuri email Canva iraza guhita ibifata ikazaba ariyo ibyo ikoresha kuri profile yawe. Reka turabyo duhitamo rero, duhitemo continue dukomeze. Nitumara gukomeza rero kano gatebo uhita uza handi ukabona ko bari kukubwira ko ari please wait cyangwa se ari ibindi bagiye kuguhereza. Already ahangaha account wamaze kuyigeramo, ariko nubwo wayigezemo nta kintu na kimwe uradesigninga cyangwa se nta kintu na kimwe urakora. Mbese muri make kugeza ubu nubwo uvuga ko wageze muri account nta kintu na kimwe wadesigninga, ntago wamenya ngo ngiye gukora ibiki. Dore ngibi byo nababwiraga rero, urabona ko profile yawe hano iburyo ibumoso, hano iburyo bwawe ibumoso n'imashini bya binakubwira nkabonye ko yahise ifata amazina na profile ya email. Hanyuma rero reka tuze wenda duhere nko ku kantu koroheje, wenda tuvuga urashaka gufata urashaka designinga nk'agakizi, tuvuga nk'aga flyer. W'ikintu uzaza gukora uraza hano muri template, urakanda muri template. Template ni ibintu biba byarakozwe cyangwa se barakoze bagashyiramo biri for free. Bavuga ngo umuntu ashobora kuza akavuga ngo nibyo nshaka gukora cyangwa se yabiheraho akadesigninga ibye. Noneho template hano baguhereza nyinshi, ziri za landscape, ziri za portrait, ziri za ki. Wowe better uraza hano hejuru muri search ukaza ukiyandikiramo wenda tuvuge ngo invitation. Wari iki invitation turebe ngo niki baduhereza. Searching. Please wait. Invitation. Rero baduhaye ama invitation menshi aka menshi ndabona bazanye ari pro. Reka turebe iziri free ko tuzibona. Iyi ndabona iri free. Uraza ngaturebe iyi tufatiye iyi ngiyi rero barayiguha gutya, nuyikandaho kuriya barakubwira customize ni nko kugira ati wenda mpisemo gukoresha iyi template bakoze. Bahita bafungura account ebyiri, hari indi ugiye gukoreramo ya design, hari n'indi hano wari wagendeho bwa mbere. Ubwiyi ni nkaho tuyitaye ahubwo dufashe imwe bafunguye. Mwibuka ko turi gukora invitation, ubwo naka invitation nyine gato yakoroheje kasanzwe, ariko ushobora gukorera umuntu kamuhereza. Rero bakazanye mu buryo bwa portrait cyangwa se mu buryo buhagaze, uburebure ari bwo burebure nyine kuruta nyine busumba ubutambike ni bugufi. Rero ukuntu babuzanye, rero ukuntu bakazanye, rero nazuminga bigakunda nkakabereka neza. Baravuga ngo invitation nyine bashyize n'abantu basanzwe. Ahangaha ushobora kuza ugatushyiramo wenda umuntu ushaka, ahangaha utushyiramo umuntu ushaka, ahangaha nawe ukaramo n'ukwitinga ukandikamo ugasiba ukanda delete ku mashini nyine backspace, then ukandikamo anything you want, ikintu cyose ushaka. Reka dushyiremo wenda za nyinshi kugira ngo bize kutworohera. Dushyiremo za nyinshi. Izi rero izi nyinshi sinzi na ko twazikize. Izi wazigira uko ushaka cyangwa se waza format ushaka. Muri hano handitse Anatolia. Iyi ni format izi zanditsemo. No kuvuga ngo ushobora guselectinga izi ugakora control A kugira ngo selectinga zose, cyangwa se ukaza guherana mu gaselectinga gutyo ugafata mouse ibumoso ukagomeshaho, then ukaspread nguzi ibumoso gutya
ukajya kuri ya anatory ukayikanda bahita baguhereza izindi nyandiko nyinshi, wenda uko inyandiko yanditse gutya niyo hari abahita bagusaba cyangwa se niyo ijambo baselectinze ritajya muri inyandiko. Nk'urugero duhitemo nk'iyi DM Sons, nituyikanda murabona ko already zino a zahindutse. Uhenda dukomeze dufate wenda nk'iyi Anton, nuyikanda zino a zirahinduka. Nyine wahitamo format once uburyo bwose ushaka. Hanyuma rero iyo urangije uhenda ushobora no kuza izi ndabo zose, wenda igihe usanga ugisha ibiri pro, izi ndabo zose ukazikuramo, ukazikuramo reka kugira ngo ukaselectinga ukarukuramo kugira ngo ataza kugira ikikubuza, ruvuga ngo wakayitinga uko ushaka, ukazikuramo zose, tuzikuramo zose. Nyine murabona ko ari ibintu twahindaguye nta na kimwe twasizemo cyabo. Dusigaranye utuntu tungahe dutatu, yego aka n'aka n'utuntu tune by the way dusigaranye. Iyo umaze rero uvuga ati nibingibi nsoje ku designing, uraza hano iburyo bwawe umaze imashini ukande iri jambo kuri jambo share nuyirangiza baraguhereza amagambo menshi, ariko yose reka tuyirengagize turebe kuri ya download. Urayikanda nukanda download ntabwo birangiye. Hano hari suggested, urakubaza ngo nyine uko tubibona turabona wenda ikintu wakoze wakimanura muri ubu buryo, ariko hakanze wenda tuzabona mu zindi step mu gukora ibindi bintu. Iyo hakanze ubona izindi format nyinshi, se bashaka kudownloading ikintu kiri PDF standard, PDF print, nyine mu buryo bwinshi bakwereka. Urashaka kudownloading MP4 nyine mu buryo bwinshi bagusaba, ariko kubera ko ari foto reka tuyimanure mu buryo bwa JPG, ukabitamo then ugakanda download. Kategereze turebe noneho ifoto yacu tumaze kudesigninga imanuke. Ifoto yacu already bari kunyereka ko bari kumazana ndashyira hehe. Batanya notification, reka mitemo desktop nshyire muri iyi new folder, then nyite izina wenda nandikaho ngo invitation, then nkore save. Already ubu ngiye gushaka ya foto yanjye, muri desktop new folder, ubona ko ya foto yanjye invitation already ngiye banayirangije hariya. No vuga ngo ubwo ugenda ukora exercise nyinshi bitewe n'icyo ushaka, hajya urazikora mu bintu byinshi. Ubwo navuga ngo akarana ka introduction nari nkoze, ubwo ubutaha ari ibintu byinshi ndamushaka ko twaye twiga, mwebwe muzajyamo mwandika muri comment mumbwire ibintu mushaka ko twakigana, cyangwa se mumbwire ibintu mushaka ko twarebana. Muri iyi Canva harimo ibintu byinshi, harimo there's many things birimo byinshi pe. Ubwo nta heading harimo ibintu byinshi tuzajya tubireba uko muzagenda mubikunda, cyangwa se mwandika muri comments twebwe tuzajya tubona ibyo mukeneye. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, mubona kanda subscribe kugira ngo turusheho kubana neza cyane. Ndabashimiye.